ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Muri iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo yarafashwe acirwa urubanza. Icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 36. Ati abadata byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko ngiyeweho nshaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kurebera hamwe muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi rero tugiye kwigana amagambo avuga ngo Pasika ya nyuma. Niyo ngingo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Ndakwinginze nshuti mukundwa kugira ngo utegere amatwi iki cyigisho cy'uyu munsi, maze tukigane neza twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuri uyu munsi wa none. Mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe Mwuka Wera abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Pasika ya nyuma nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe muri Marko igice cya 14 umurongo wa 22 tugeze wa 31, no mu Kuva igice cya 24 umurongo wa 8. Ni ikihe kintu gifite akamaro gakomeye mu kwizera kwa Gikristo kiboneka muri iyi nkuru? Reka duhere muri Marko dusoma igice cya 14 umurongo wa 22 tugeze ku murongo wa 31. Dusome aya magambo, maze dusome no mu Kuva igice cya 24 turaje turebe umurongo wa 8. Muri Marko rero igice cya 14 umurongo waho wa 22 kugeza wa 31 haranditse ngo: dusome. Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya, yenda umutsima, amaze kuwushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, nimwakire, uyu niwe mubiri wanjye. Yenda igikombe, amaze gushimira, arakibaha, banyweraho hose. Arababwira ati, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Yesu ahanura ko Petero ari bumwihakane gatatu. Maze Yesu arababwira ati, mwese muri bugushwe, kuko byanditswe ngo, nzakubita umwungeri, intama zizasandare. Ariko nimara kuzurwa, nzababanziriza kujya i Galilaya. Ariko Petero aramubwira ati, naho bose bari buhemuke, ariko njye sindi buhemuke. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro rya none inkoko itarabika kabiri, wowe ubwawe uri bunyihakane gatatu. Ariko we
ariko we arirenga arahamya ati, naho byatuma mpfana nawe sindi bukwihakane na hato. Nuko bose bavuga batyo. Ahangaha rero turimo turabonera hano uburyo Kristo yeretse Petero uburyo Petero ari bumwihakane, ariko Petero yakomeje gushimangira yuko atazihakana Kristo. Mu Kuva igice cya 24 umurongo wa 8 tujye kureba amagambo ahanditse. Maze dusome umurongo wa 8. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe. Nk'uko ayo magambo yose ari amaraso y'isezerano niyo Mose yavugaga ahangaha. Igitambo cy'umwami Yesu Kristo yagombaga gupfira amahanga yose niyo maraso y'isezerano Mose yavugaga aho ngaho. Muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 12 havuga ko uyu wari umunsi wa mbere w'imitsima idasembuwe, ubwo umwana w'intama wa Pasika yabagwaga. Iryo funguro ryariwe ku wa gatanu nimugoroba. Kuri Pasika ya nyuma, Yesu yatangije igikorwa gishya cy'urwibutso n'igihe cy'inzibacyuho uhereye ku kwizihiza Pasika y'Abayuda, kandi gifitanye isano itaziguye no kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli no guhinduka ubwoko bw'Imana bw'isezerano ku musozi Sinayi. Mu gushyira ikimenyetso kuri iryo sezerano, mu Kuva igice cya 24 umurongo wa 8, Mose yamishe amaraso y'ibitambo ku bantu, arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe. Nk'uko ayo magambo yose ari. Biratangaje kubona ko mu ifunguro ry'umwami Yesu yashizeho ahangaha nta mwana w'intama wigeze akoreshwa. Impamvu nuko Yesu ari umwana w'intama w'Imana. Agereranya na Yohana igice cya 1 umurongo wa 29. Muri iryo funguro ry'umwami umutsima ushushanya umubiri we. Isezerano rishya ryahamijwe n'amaraso ya Yesu, kandi igikombe gishushanya ayo maraso. Yesu aravuga ati, aya n'amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Nyuma y'ibyo Yesu yahanuye ko abigishwa be bose bari bumusige. Yasubiye mu magambo aboneka muri Zekariya igice cya 13 umurongo wa 7, avuga iby'inkota izakubita umwungeri, intama zigatatana. Yesu ni umwungeri kandi abigishwa be ni intama. Ubu ni ubutumwa budashimishije kandi buciye intege, ariko Yesu yongeraho amagambo y'ibyiringiro asubiramo ubuhanuzi bwerekeranye no kuzukwa kwe, ariko yongeraho ko azabanziriza abigishwa be kujya i Galilaya. Ubu buhanuzi bwaje kugarukwaho n'umusore wari kumva ya Yesu muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 7, kandi ahangaha bwagize uburemere budasanzwe. Ariko ibi byose byari bikomereye abigishwa cyane ku buryo batashoboraga kubyemera. By'umwihariko Petero wavuze ko ibya Yesu bishobora kugusha benshi,
ariko we bitazigera bimugusha. Nyamara Yesu yakomeje avuga ko inkoko itari bubike kabiri. Itarabika kabiri, Petero araba amaze kumwihakana gatatu. Ubu buhanuzi bwajyaga kugira akamaro gakomeye mu gucirwa urubanza kwa Yesu no kwihakanwa na Petero. Kandi na hano bufite akamaro gakomeye. Nshuti mukundwa, ubuhanuzi bukomeye cyane bwa Yesu bwari bufite akamaro gakomeye cyane. Yesu yakomeje kugaragaza yuko abigishwa be bazamwihakana, ariko Petero yakomeje gushimangira yuko atazihakana Yesu. Inshuti bakundwa, hari amasezerano menshi natwe dushobora kuba twarasezeraniye Imana ko tuzakora, kandi mu by'ukuri bigashoboka yuko ayo masezerano tutazayakora. Ndakwingize kugira ngo kuri uyu munsi wa none twisuzume, turebe amasezerano tuba twarasezeraniye Imana, ibyo tutabashije gushyira mu bikorwa, dusabe Mwuka w'Imana tubashishe kugira ngo dushyire ayo masezerano mu bikorwa. Reka kuri aka kanya kanona dukomeze tuzirikane umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye, twongere duhe agaciro igitambo cy'amaraso ya Kristo wadupfiriye ku musaraba i Karuvari. Ndakwinginze kugira ngo kuri uyu munsi wa none tugarukire umwami wacu, kuko ateze ibiganza aradutegereje. Ndakwinginze rero kugira ngo tubashe guha agaciro aya magambo turi kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Uwiteka umwami Imana abane natwe kandi atubashishe n'ibyo tutabasha gusobanukirwa nabyo, tubashe gusobanukirwa nabyo, kandi aduhe imbaraga zo gukomerera mu mwami wacu. Ibyo ni byo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'amagambo meza tumaje kwiga kuri uyu munsi wa none. Uhabwe icyubahiro. Komeza ubane natwe kandi utwiyoborere muri byose, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.